Mwaramutse neza. Ese Imana idufitiye umugambi? Icyo kibazo ukibajije abenshi bahita bavuga ati ibyo bintu ubajije ni ibiki? Ibyo si n'indi muntu utabizi. Ko Imana idufitiye umugambi mwiza, ahubwo uwo mugambi ujya urogorwa na Satani. Satani ajya awurogoya, ariko Imana yo idufitiye umugambi mwiza. Imana izatugirira neza, naho ubundi Satani niwe ujya uturogoya gusa. Mu yandi magambo, ikibabaje gituruka kuri Satani, igishimishije kigaturuka ku Mana. Muri filozofi ya Spinoza tuba tuvuga rero, twavuze yuko icyiza kiri absolute n'ikibi kiri absolute ntabibaho, ahubwo nitwe tubigira mu mutwe, tukabsolutiza. Uwaguhemukiye ugahita umuhuza na Satani. Mu yandi magambo, ikibi ukakigira absolute, ntumenye ko ari judgment urimo gukora. Kandi every judgment is subject to change because it depends upon the situation. It may depend upon the psychological condition. It can also depend upon biological conditions or culture. It can depend upon time. Something that was good today, it may be very, very evil tomorrow or after 10 days or 10 years. Naza mvuga rero ko ikintu cyari cyiza kikubereye cyiza wowe ubwawe, nyuma y'imyaka 10 ushaka kukirokora ntabwo ari cyiza. Si uko cyo ubwacyo cyahindutse, ahubwo judgment. None niba idini ryaragiye rishyiraho standards, hari ibintu ugomba kwizera, wizera ubutatu butagatifu, ubuhakanye, uburwanyije Imana, n'andi mahame menshi cyane. Ntabwo nshatse kuvuga ngo umuyoboke wa Yesu, ariko na Yesu baba bitirirwa. Yarahimbwe ibintu babishyira muri Bibiliya pe. Ibyo bintu abayisilamu ejo bundi bagiye babigaragaza mu biganiro bagiranaga na Akram, n'umwana wakuriye muri Isilamu, akaba yaragiye mu Bukristo, ahantu i Nyamirambo bita mu Marangi, hatazi imodoka n'icyaba ari ubucuruzi hameze neza. Niho bateranyirije abantu bakajya baganira n'uwo mwana w'umusore. Ariko bakabaza bati, ko Yesu nawe yigaragaza ko yagiraga Imana, mumwita Imana gute kandi nawe agira Imana asenga? Niba Yesu asenga Imana, kuki nawe umwita Imana? Good. Ibyo ni za contradiction zigiye zirimo, ariko atari ukuvuga ko ibi mbivuze kugira ngo mvuge ko ibya Korowani ari byo shyashya. Mu yandi magambo, twiberaho muri za illusions zose zigomba kutuganisha yuko Imana idufitiye umugambi. Abarabu rero cyangwa bose bo muri tradition musulmane bararebye bati, umugambi Imana yari ifitiye Abisirayeli wakomereje mu bakristo ni umugambi udasobanutse, atabwo bigomba kuzurizwa mu kintu gishya aricyo Islam. Ntabwo tugiye kugaragaza contradiction zabyo, ariko icyangombwa ni ukugaragaza gusa. Ubundi abantu batazi neza iby'amadini bazi ngo ingingo zitsinda idini rimwe zifitwe n'irindi. Iyo gerageze gusa kuba rationnel, ukumva Imana nka kamere, substance infinie, idakenera dogme, itagira les tragédies, niho ubona neza, ko
imana nta kintu igira ku ruhande rwayo. Imana nta kintu igira ku ruhande rwayo. Mu yandi magambo satani ntawe uhari, ariko amadini yose dufite nuko afite yadimitinga yuko hariho satani ugomba kwanga, kandi ibyo bintu bigira ingaruka. Usanga hari abantu dukonsidera nka satani mu buzima bwacu bitewe nuko tuzi ko ashoboka. Ntitwige kureba kuri condition historique, condition culturelle, condition zindi zatumye umuntu yitwara mu buryo butadushimishije. Nizere yuko abakurikira ibiganiro byacu bakomeza nabo bakora ubushakashatsi kugira bibonere yuko Imana itabasabye kuyisenga, Imana itabasabye kuyiyoboka, ahubwo uko bimenya bazasanga koko barimo kumenya Imana, kuko Imana ni nature, nkuko Baruch de Spinoza yanditse ngo Deus sive natura, God or nature. Thank you.